Muraho neza abakunzi bacu waradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Adatuje gukosora ikizami kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo yagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ese no kwera iki tuba tuje gukosora kino kizami kiba kimaze gukorwa nuko ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizami kimwe wagerwa mu kizami cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse. Byo kino kizami kimwe umaze gukosora ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ujye urweho ukore rimwe ututsinda ikintu busabwa nukorera kugiye kino kizami kiba kimaze gukorwa kugira ngo ujye ukibonera ku gihe. Mbere yuko ureba ino video jyaho hasi umukara handitse ngo subscribe ukakanda. Iyo umaze kwakanda ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamu gakora rimwe uhita utsinda ugira uhita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizami kiba kimaze gukorwa yaba aya masomo ngenda bashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo byabajijwe byaba bino bibazo nkunda gupostinga bari gukunda kuza mu kizami. Rero kanda subscribe basi kugira ngo ibyo byose ninjya mbishyiraho ujye uhita ubibonera ku gihe kandi bitakugoye. Ushaka kode twandikire cyangwa uduhamagare ni kuri 0789531626 tubwira akarere ushaka gukoreramo itariki ushaka n'isaha ushaka tugufashe ko na kode nziza tuguye n'imyitozo iragufasha kwitegura neza kugira ngo nugere ko uzakorera imwe uhita utsinda. Ukeneye kwiga uri kure bitakunda guze twigane mu shuri cyangwa se uri hafi ariko ufite akazi katakunda guze twigane mu shuri turakwigisha mu buryo bwa online aho duha amasaha ubona abonekaho ku munsi akunogeye. Iyo ageze tuba dufite amasomo ateguye neza imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza twakwigisha ukazakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwani cyangwa muduhamagare ni kuri 0789531626 ibyo byose tubibafashemo. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe hasi. Reka dutangiye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga cyikoreye ibintu bishobora gufata inkongi ni ikihe cyapa cyerekana ko ibyo atwaye biturika byafata inkongi? Murabizira bimodoka bitwara ibintu byafata inkongi hari ibyapa biba biriho. Ese mwibi byapa bine baduhaye ni ikihe kiba kiri kwa kiriya kimodoka? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ni icyapa cyanditsemo amagambo y'indimi z'amahanga avuga ngo long vehicle. Ni mu ndimi z'amahanga mu kinyarwanda bisobanuye ngo ikinyabiziga kirekire. Urebe kino cyapa cyo kuri B kirimo inyuguti birango by'umutuku. Urebe kino cyapa cyo kuri C gifite ishusho ya mpande eshatu umuzenguruko utukura buso bwera n'ibirango by'umukara. Urebe na kino cyapa cyo kuri D. Ese mwa bino byapa bine ni cyo kiba kiri kwa kiriya kimodoka gitwara ibintu byafata inkongi byaturika? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandike kwa papuro kugira ngo uze kuramana turi buze kugira kuri 20 kino kizame kiba kimaze gukorwa. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika kwa papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B. Kino cyapa cyo kuri B nicyo kiba kiri kwa biriya bimodoka bitwaye ibintu bishobora gufata inkongi byaturika. Mujya mubibona kwa bino bimodoka bitwara ama essence mujya bibona bino byapa biba biriho. Rero ni kino cyapa cyo kuri B utari wagisemo ndiza ko nicyamuka kije mu kizame urakora ejo urahita ugikora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo nta tara na rimwe cyangwa akagarura muri bishobora kuba bifunze ku gice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kitaba kiri hasi ibipimo bikurikira kuva ku butaka igihe ikinyabiziga kidapakiye. Ariko igihe ikinyabiziga kidapakiye ibihe bipimo ara ngo santimetero 30, bega ngo santimetero 40, sega ngo santimetero 50. mu gihe kuri direct tubwira ngo metero imwe na santimetero 55. Hano urabona iso cy'ukuri cyanyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndizera ko iso cyanyacyo wamaze kucyandika kwa papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni B santimetero 40 kuva ku butaka ariko igihe ikinyabiziga kidapakiye. Tari wahisemo B, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda. Ukeneye kode twandikire cyangwa uduhamagare ni kuri 0789531626 tugufashe kubona kode nziza tuguhe n'imyitozo iragufasha kwitegura neza kugira ngo nugerwa uzakorera imwe uhita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Kwibutsa gukanda
subscribe hasi kugira ngo ikintu cyose nkizaho ujye uhita ukibonera ku gihe, kuko aba ari icyatuma ujya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo iyo ikinyabiziga gifite amatara abiri cyangwa menshi y'ubwoko bumwe, ayo matara agomba kugira ibara rimwe n'ingufu zingana, kandi akagomba gushyirwaho ku buryo buteganye uhereye ku murongo ugabanya ikinyabiziga mo kabiri mu burebure bwawo yocyo, ariko ibi ntibikurikizwa ku matara akurikira. Ese ni ayahe matara adakurikiza rino tegeko? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, uzahitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ngo itara ndangamubyimba, mbega ngo itara ndangaburumbarare, se ngo itara ribonesha icyapa kiranga nomero y'ikinyabiziga inyuma. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo A na B byose nibyo. A itara ndangamubyimba na B itara ndangaburumbarare byose nibyo. Ese wowe hano urabona iso kuri cya nyacyo ari iki mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko ikiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cya nyacyo umaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni se itara ribonesha icyapa kiranga nomero y'ikinyabiziga inyuma. Mubona ko ririya tara riba riri ukwaryo, rero ryo ntago riba ririho nk'ano matara yandi asanzwe. Niyo mpamvu duhisemo se, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Mbibutsa ko uramutse ugize ikibazo uri gukosora kino kizame, ucyandika muri comment ikibazo wagize. Waba ukeneye iryo somo ukaryandika muri comment. Wabona ukeneye nk'isomo ariko ufite umunsi umwe cyangwa ibiri kandi iryo somo rishobora kuzatinda, ukanyandikira cyangwa uhamamagara ngo utegure isomo ko ibyo bintu byaba biri kukugora. N'ubu ngubu hari amasomo ndi kubategurira ku bipimo no ku matara, kanda subscribe hasi kugira ngo niyashyiraho uzahita uyabonera ku gihe. Ikibazo cya kane kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira ibikoresho byone byumvikana mu ntera ya metero 20. Ni ukuvuga ngo cyavuzeho n'ikiri muri metero 20 ukaba wabyumva. Ibihe binyabiziga ari amapikipiki, mbega ngo velomoteri, se ngo ibinyabiziga bigendeshwa na moteri bidapakiye. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari iki mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni B. Velomoteri niyo igira ibikoresho byone byumvikana mu ntera ya metero 20. Ni ukuvuga ko iyo velomoteri ivugije ihoni iri muri metero 20 uba wabyumva. Murabizi hari n'ibinyabiziga bigira ibikoresho byone byumvikana mu ntera zigiye zitandukanye na metero 100. Hari n'ikivuza ihoni nubwo waba uri mu mubanda ukaba wabyumva. Rero velomoteri yo ibikoresho byone byayo byumvikana muri mu ntera ingana na metero 20. Ndakeka ko ramusitamo B. Ndizera ko waramaze kwandika ku papuro. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Gifite ishusho, uru ntabwo ari uruziga, iyi ntabwo ari mpande eshatu, ishusho ni mpande enye, umuzenguruko w'umweru, ubuso bw'umuhondo. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Ngo uburenganzira bwo gutambuka mbere, mbega ngo uburenganzira bwo gutambuka mbere mu yandi masangano y'umuhanda akwegereye. Se ngo ibyago imbere mu masangano y'umuhanda ukwegereye. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A uburenganzira bwo gutambuka mbere na B uburenganzira bwo gutambuka mbere mu yandi masangano y'umuhanda akwegereye, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. None wowe hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari iki mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni A uburenganzira bwo gutambuka mbere. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Murabizi tugira amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Subira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV urebe video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda naguteguriye ikoze neza. Icyapa busobanuro bwacyo n'ikibazo babazaho mu kizame, bino bibazo byose birimo uramara kwireba. Nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Ubonye utari kwibona kubera ko wenda amaze kujyaho video zijya kuba nyinshi, uranyandikira kuri 0789 355 16 nkayigwa mu gihe kitarenze iminota 2. Nkunda kuba ndi ku murongo, rero munyandikire nzibahereza izo video zose mba ndi kubabwira muba mutabonye kuri YouTube. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo icyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi kirangwa n'ubuso bw'ibara rikurikira. Kino cyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo cyombi ni cya cyapa kivuga ko utemerewe kujyayo ariko n'abariyo batemerewe kuvayo. Kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi. None kirangwa n'ubuso bw'amabara asate. Ntumbwire ibirango, ntumbwire umuzenguruko, urambwira ku buso bwacyo. Araba ngo umukara, mbega ngo umweru, sega ngo ubururu. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo umutuku.
hano urabona igisozi cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko wamaze kugihitamo rero, ndizera ko igisozi cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozi cy'ukuri nta kindi ni B, umweru. Murabizi kiriya cyapa kiba gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura n'ubuso bw'umweru, nta kirango, kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Urabona ko ibyapa akunda kwibaza haba mu buryo bw'amashusho haba mu buryo bw'amagambo. Ni ingenzi ko wajya kureba iriya video rero y'amakoto n'ibyapa byo ku mihanda nagukoreye. Wabona utari kuyibona ukanyandikira nkayiguha mu gihe kitarenze iminota 2. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo niye mpamvu ituma tugomba kugabanya umuvuduko mu gihe hari ibihu. Hari ibihu ntabwo uri kureba mu ntera runaka imbere yawe. Ese ni ukubera iki uba ugomba kugabanya umuvuduko w'ikinyabiziga cyawe? Ngo igihe feri idakora, wenda feri ikaba itari gukora. Mbega ngo igihe uhumishijwe n'amatara yo kubisikana, cyangwa ikindi kinyabiziga kikaguturuka imbere kikaguhumisha. Sega ngo igihe moteri imara ngo izime, mu gihe kuri direct tuvuga ngo nuko biba bitoroshye kubona ikiri imbere. Ese hano urabona igisozi cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisozi cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisozi cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozi cy'ukuri nta kindi ni D, nuko biba bitoroshye kubona ikiri imbere. Murabizi ntabwo byoroshye kubona ikiri imbere yawe kubera ko hari ibihu, ntabwo uri kureba mu ntera runaka imbere yawe. Birashoboka ko hari ikindi kinyabiziga cyaje kiza kigusanga, kubera ko utari kureba imbere neza bikaba byaguteza ibyago. Niyo mpamvu ugomba kugabanya umuvuduko kugira ngo kijye kukugeraho wakibonye, uba utateza ibyago abantu bari gukoresha inzira nyabagendwa, abandi bayobozi b'ibinyabiziga ndetse n'abandi bagenzi bari gukoresha inzira nyabagendwa. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo kugira ngo ikinyabiziga kiva ahantu hari urugondo cyangwa hanyerera bidasanzwe bishobora gukoreshwa uburyo bukurikira. Ikinyabiziga cyawe giheze mu rugondo cyangwa cyageze ahantu hanyerera bidasanzwe giheramo. Ese wakoresha ubuhe buryo? Nk'umuyobozi w'ikinyabiziga arangwa inziga zishobora gushyirwaho udushyundu. Iyo uvuze inziga hano ni kimwe no kuvuga ngo imipine, nibyo mwebwe mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni imipine, ariko ni ikinyarwanda. Imipine nibyo bita inziga mu kinyarwanda cyiza bazakoresha mu kizami. Inziga zishobora gushyirwaho udushyundu, cyangwa se ngo imipine ishobora gushyirwaho udushyundu. B, inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyereri. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisozi cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igisozi cy'ukuri, cyangwa ni igisozi cy'ukuri ni D nta gisozi cy'ukuri kirimo. A ikaba atari igisozi cy'ukuri, B ikaba atari igisozi cy'ukuri na C ikaba atari igisozi cya nyacyo. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisozi cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisozi cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozi cy'ukuri nta kindi ni B, inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyereri. Ku imipine y'ikinyabiziga cyawe uzirikaho iminyururu irwanya ubunyereri kugira ngo kibe cyabasha kuva aho hantu hari ubunyereri budasanzwe. Ndakeka ko waramaze guhitamo B. Ndizera ko waramaze kwandika ku gapapuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'ikimuka kije mu kizamini urakora urahita ugikora. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo iyo imizigo igizwe n'ibinyampeke, ikawa, amakara, ubwatsi bw'amatungo bidahambiriye, ubugari bwayo bushobora kugera kuri metero 2 na santimetero 75, ariko iyo mizigo ijyanwa mu karere katarenga kilometero 25 uvuye aho yapakiriwe, usibye mu nsisiro, ubugari bwayo bushobora kugera ku bipimo bikurikira. Ese ubwo bugari bwayo bushobora kuva kuri metero 2 na santimetero 75 bukagera ku bihe bipimo? Hano hari ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri. Ucyandike ku gapapuro. Ari mu metero 4, B mu metero 3 na santimetero 50, C mu metero 3, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisozi cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisozi cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Hari igihe ugiye mu kizamini urakora mu kanya ukabona bavuze ngo A santimetero 400, B santimetero 350, C santimetero 300, D nta gisozi cy'ukuri kirimo. Ntibizakugore, ikintu bazaba bakoze no guhindura ingero. Murabizi metero imwe ingana za santimetero 100, kuba ngo metero 4 no kuba ngo santimetero 400, ibyo byose aba ari kimwe. Nibajya babihindura mujye mumenya ko byose ari kimwe, muhitemo igisozi cya nyacyo. Ndakeka ko hano wamaze kugihitamo. Ndizera ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Igisozi cy'ukuri nta kindi ni C, metero 3. Biva kuri metero 2 na santimetero 75 ibipimo,
ubwo bugari bw'ibyo bintu bitwawe bukagera kuri metero 3. Ndakeka ko waramaze guhitamo C. Ndizera ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese we turi gukosorana kino kizamura abana kino cyapa gifitiye ishusho? Ese uri kubona ari impande 3? Ese uri kubona ari impande 4 cyangwa ni uruziga? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, ubuso bwera n'ibirango by'umukara n'umurongo uciyemo ubereretse. Kino cyapa kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Ngo iherezo ry'ibuzwa byose mu karere ku binyabiziga bigenda. Biga ngo ntihemerewe kuhahagarara. Se ngo umuvuduko ntarengwa wemewe mu gihe kuri bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kurabona uri buze kugira kuri 20 mwa kino kizami kiba kimaze gukorwa. Nkwibutsa ko uramutse ugize ikibazo itunyandikira cyangwa ukampamagara nkagusobanurira serivisi yo gusobanurira iba ari ubuntu. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko igiso cya nyacyo amaze kucyandika ku gapapuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni A. Iherezo ry'ibuzwa byose mu karere ku binyabiziga bigenda. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Subira ku YouTube channel yanyu nkuko mpora mbibabwira, Rwanda Driving College TV, urebe video y'amakota n'ibyapa byo ku mihanda nagukoreye. Ubonye utari kuyibona uranyandikira cyangwa ukampamagara nkayiguha mu gihe kitarenze iminota 2 umaze kuyibona. Asige nawe ukazakora rimwe ugahita utsinda. Mbibutsa ko code ziri kuboneka waba rose mu gihugu. Ufata telefoni yawe ukatwandikira cyangwa udahamagara ni kuri 0789 35 16 26 nkagufasha kubona code mu gihe gitoya aho waba rose mu gihugu. Ukeneye kwiga uri kure bitakunda guza twigane mu shuri cyangwa se uri hafi ariko ufite akazi katakunda guza twigane mu shuri, turakwigisha mu buryo bwa online aho duha amasaha ubona kuno gihe uboneka ku munsi n'ubwo waduha saa 4 z'ijoro n'ubwo waduha saa 5 z'ijoro turaboneka tukakwigisha. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda. W'ikintu busabwa no ufite smartphone na internet ukaduha amasaha aboneka ku munsi tukakwigisha ukazakora rimwe ugahita dutsinda. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ibiciro byo ni nkaho ari ukwigira ubuntu kuko intego yacu no gutuma mutsinda. Ntabwo intego yacu ari yindi niyo kugira mujye mu kizami ukore rimwe muhite mutsinda skill twubaka umuryango mugari. Ikibazo cya 11 kirabaza ngo iminyuru n'ibindi byuma bifashisha bishobora kuvanwa cyangwa binagana hatabaremo ibimenyetso byerekana ibyerekezo bigomba gutumwa ku kinyabiziga ku buryo igihe byizunguza bitarenga impande zihera uburumbare bw'ikinyabiziga, kandi ibyo byuma bifashisha ntibigomba gukururuka ku butaka. Ariko ibyo ntibibujwe ku binyabiziga bikurikira. Ntabwo watwara ikinyabiziga mu muhanda kiriho ibintu biri kugenda biri gukururuka mu muhanda. Ntabwo watwara ikinyabiziga mu muhanda hari ibintu byarenze ku burumbarare bwacyo, hari ibintu biri mu mbavu by'imizigo biri mu mbavu z'icyo kinyabiziga byarenze uburumbarare bw'ikinyabiziga. Ariko tuvuga ngo hari ibinyabiziga byo bibyemerewe ko baratubwiye ngo ntibibujijwe ku binyabiziga bikurikira. Ese nibe bibyemerewe kuba cyagenda ibintu biri kugenda biri kwikurura hasi cyangwa se byarenze uburumbarare bw'ikinyabiziga? Arangwa imashini zihinga. Bega ngo ibinyabiziga bitwaye ibintu bidashobora gufata inkongi. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Imashini zihinga n'ibinyabiziga bitwaye ibintu bidashobora gufata inkongi. Aho ni kuri se mu gihe kuri bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kurabona turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igiso cy'ukuri bamaze kugihitamo. Ndizera ko igiso cya nyacyo bamaze kucyandika ku papuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni ay mashini zihinga zo zirabyemerewe kubera ko niba ziri mu kazi n'ubundi ziri guhinga birashoboka ko zishobora gutwara ibintu biri kugenda biri kwikura hasi cyangwa se byarenze uburumbarare. Sino mashini zihinga zo ziba zibyemerewe. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa gusa ahakurikira. Ibyapa bibuza murabizi bifite ishusho y'uruziga muzenguruko utukura ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Ibyinshi ni uko bimeze. Ibyapa bitegeka nabyo murabizi bifite ishusho y'uruziga ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Bino byapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa gusa he? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku papuro. Ari mu masangano. Bega mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati yaho bishinze n'inkoma nikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzeho. Sega bikavuga ngo ibyo byapa bishyirwaho hakurikije intera bitandukanya. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo B na C ni ibisubizo by'ukuri. B mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati yaho bishinze n'inkoma nikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzeho
na se ibyo byapa bishyirwaho hakurikije intera bitandukanya bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko wamaze kubyitamo iso cy'ukuri, ndizera ko wamaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni B, ni mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinze n'inkoma nikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzeho. Bisobanuye iki? Ni ukuvuga ngo ni mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinze. Ni ukuvuga ngo iyo uhise ku cyapa kibuza cyangwa uhita ku cyapa gitegeka, uhita utangira gukurikiza ibyo bintu kiri kukubuza cyangwa se kiri kugutegeka. Niba kiri kukubuza kugenda hejuru ya kilometero 60 mu saha, icyo cyapa uraza ukikigeraho uhita utangira gukurikiza ibyo kigutegetse cyangwa se ibyo kiri kukubuza. Niyo mpamvu bavuze ngo mu gice kiri hagati y'aho bishinze, kuva aho bishinze n'inkoma ari kukirikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinze. Ni ukuvuga ngo niba ubonye icyapa kikubuza kurenza kilometero 60 n'ugihitaho uratangira gukurikiza ibyo mpaka ubonye ikindi cyapa. Nicyo biba bishatse kuvuga hano. Niyo mpamvu duhisemo B, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo icyapa cy'inyongera cyerekana aho bagobekera ibinyabiziga kirangwa n'amabara akurikira. Bino byapa by'inyongera nagukoreye video yabyo, ubonye utari kuyibona nyayidikira kuri WhatsApp 0788951626 nyiguhe video y'ibyapa by'inyongera. Ese bino byapa by'inyongera biba biteye ku buhe buryo? Biba bifite yahe mabara? Aranga ubururu, umweru, umutuku. Biga ngo umweru, umukara, ubururu. Se umutuku, umweru, umukara, mu gihe kuri bari kutubwira ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndizera ko iso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni B, aba ari umweru, umukara n'ubururu. Murabizi ira byapa bifite ishusho ya mpande enye, umuzenguruko w'ubururu, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Niyo mpamvu tuvuze ngo umweru, umukara, ubururu. Ndakeka ko waramuzamo B, ndizera ko waramuzwe kwandika ku papuro. Utari wayisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi intego yacu nka Rwanda Driving College TV no gukora rimwe. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo ni he byemewe kunyuranaho mu nzira y'icyerekezo kimwe. Inzira y'icyerekezo kimwe ni ya nzira iyo wamaze kuyinjiramo uba ugomba gukomeza imbere mpaka uyivuyemo, ntabwo wemerewe ko wakata ngo usubire inyuma. Niyo mpamvu bayita ngo ni inzira y'icyerekezo kimwe. Uri kugenda mu cyerekezo kimwe utemerewe gukata, ariko nawe uri kugenda nta bindi binyabiziga biza bigusanga, ukomeza imbere mpaka uvuye mu iyo nzira y'icyerekezo kimwe. None ni he biba byemewe kunyurana no mu nzira y'icyerekezo kimwe? Ari ngo ku gisate kiri ibumoso bw'umuhanda, mbega ngo kunyuranaho ntibyemewe. Se ngo ku gisate kiri iburyo bw'umuhanda gusa, mu gihe kuri bari kutubwira ngo ku gisate cy'ibumoso cyangwa iburyo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndizera ko iso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni A, ku gisate kiri ibumoso bw'umuhanda. Murabizi kunyuranaho bikorerwa ibumoso, niyo mpamvu duhisemo ko ari ku gisate kiri ibumoso bw'umuhanda. Ariko nujya mu kizamu ukabona barakubajije ngo kunyuranaho bikorerwa he, bakavuga ngo igihe cyose ni ibumoso, uzahitemo ko nta giso cy'ukuri kirimo, kubera ko birashoboka ko ushobora kunyuranaho ugaca mu ruhande rw'iburyo bitewe n'ahantu ugeze, bitewe n'isangano ry'umuhanda ugezeho. Rero niyo mpamvu niba bakubwira ngo igihe cyose ni ibumoso uzavuga nta giso cy'ukuri kirimo, ariko ujye umenya ko kunyuranaho bikorerwa ibumoso. Ndakeka ko hano waramaze gutamo A, ndizera ko waramaze kwandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo noye muntu ushobora gusimbura ibimenyetso byo mu muhanda dutegetswe kubaha. Ara ngo umuyobozi w'ikinyamitende, mbega ngo umunyamaguru. Se kavuga ngo iki? Se kavuga ngo umukozi ubifitiye ububasha, mu gihe kuri bari kuvuga ngo umuyobozi wa bisi. Ese n'undi ugomba kubaha mwa bano bagabo bane? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni se, umukozi ubifitiye ububasha. Murabizi wenda tugeze hahandi hari ibimenyetso bimurika dusanze byapfuye, ariko hasanga umuntu. Uwo muntu ugomba kubaha ni umukozi ubifitiye ububasha. Ashobora kuba ari umupolisi cyangwa se akaba ari umukorerabushake, ariko aba bafite ibibaranga, ntabwo uba wamwitiranya n'abandi bagenzi. Rero ndakeka ko ramutamo se, umukozi ubifitiye ububasha. Ndizera ko waramaze kwandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora urahita
ugikora. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo icyapa gikurikira kivuze iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'ubururu bucishe mu murongo utukura ubereretse. Icyapa gikurikira kivuze iki? Noneho mu byapa byo ku mihanda hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku papuro. Araho ni hanyurwa, mbega ngo birabujijwe kuhahagarara umwanya munini. Sega mu muvuduko utarengeje mu gihe kuri bari kutubwira ngo inzira y'abanyeshuri. Kino cyapa gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kurabona turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igiso cy'ukuri bamaze kugitamo, ndizera ko igiso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni B. Birabujijwe guhagarara umwanya munini. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza ukibonye imbere yawe aho hantu ntabwo wemerewe guhagarara umwanya munini. Murabizi hari ikinyabiziga gishobora guhagarara ahantu ijoro ryose, amanywa yose. Rero ahantu hari kino cyapa bibabujijwe guhagarara umwanya munini. None iyo wacishemo agakubo kimeze gutya ariko wacishemo akandi garongo bigakora imirongo itukura ikoza agakubo, ho biba bibujijwe guhagarara umwanya munini n'umuto. Mba ngomba kubivugaho byombi kugira ngo nugerwaho mu kizamura akora mu kanya uba ubifiteho amakuru. Niba atabikubaza kino bakakubaza nk'icyo kivuga ngo birabujijwe guhagarara umwanya munini n'umuto, kiba gicishamo agakubo kandi kimeze gutya, uhita ugikora. Murabizi intego yacu aba ari ugukora rimwe tugahita dutsinda. Ndakeka ko waramusamo B, ndizera ko waramaze kuyandika ku papuro. Ikibazo cya 17 kibabaza ngo uretse mu mijyi ku yindi mihanda yewe na minsi ushinzwe gutwara ibintu n'abantu, uburemere ntarengwa bwemewe ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko 3 ni ubuhe buremere? Mbibutsa ko toni ni urugero rw'uburemere, aho toni imwe ingana n'ibiro 1000. Ari ngo toni 20, B ngo toni 16, C ngo toni 12, mu gihe kuri bari kutuvuga ngo toni 10. Hano urabona isoki kuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Uburemere ntarengwa bwemewe ku binyabiziga bifitanye bifite imitambiko 3 ni ubuhe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo ujye kureba amanota uragira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni C, toni 12. Toni 12 ni ukuvuga ngo ibiro 1012, ariko habaho ingero kugira ngo boroshye ibintu, niyo mpamvu bazanye toni. Rero aba ari toni 12. None iyo bavuze ngo bifatanye bifite imitambiko 3 hatarimo makuzungu, uhita uvuga ko ari toni 16. Ibyo ni ibibazo bibiri bitandukanye ariko biba bisa nkaho bibajije kimwe. Nacyo kiba kibajije neza gutya, kikabaza ngo uretse mu mijyi ku yindi mihanda yewe na minsi ushinzwe gutwara ibintu n'abantu, uburemere ntarengwa bwemewe ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko 3 hatarimo makuzungu, uzahita uvuga ko ari 16. Niba kikubaza gutya hazaba ari toni 12. Ibyo ni ibibazo bibiri ugomba kubuzi bikubwiyeho, nuhura nabyo uzahite ubikora. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo buri modoka cyangwa romoro kikuruwe n'iyo modoka bishobora kugira itara rituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho. Iryo tara rifite amabara akurikira kugira ngo werekanye ko wabonye ikimenyetso cy'uwitegura kukunyuraho cyangwa uwitegura kukudepasa. Hari itara ukoresha. Ese iyo tara ukoresha kugira ngo umwereke ko wabonye ko ashaka kudepasa riba rifite amabara asate. Araho ngo umuhondo, mbega ngo icyatsi kibisi, sega ngo umweru, mu gihe kuri bari kutuvuga ngo umutuku. Hano urabona isoki kuri cyanya cyo ari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri bamaze kugitamo, ndizera ko isoki cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano isoki kuri nta kindi ni B, aba ari icyatsi kibisi. Utari wahisemo B, ndikiza mu kizamura akora mu kanya uhita ugikora. Murabizi intego yacu ni ugukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe nuko ibihe bimeze, nk'igihe cy'ibihu cyangwa cy'imvura bitagishoboka kubona neza muri metero 200, imirongo y'ingabo z'igihugu zigendera kuri gahunda n'utundi dusiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekeranye cyangwa udusiko tw'abanyeshuri bari ku murongo bayobowe na mwarimu. Iyo bagenda mu muhanda ku isonga akaba ari abantu barenze umwe, bagaragazwa ku buryo bukurikira. Ntibigishoboka kubona neza muri metero 200. Rero hari ukuntu bagaragazwa kugira ngo umuyobozi w'ikinyabiziga uzabasanga amenye ko bashobora kumubera imbogamizi, amenye ingamba arafata arizo kubagabanya umuvuduko cyangwa se guhagarara bakabanza bagatambuka. Ariko nabo hari ukuntu bagaragazwa kugira ngo aze kubabona hakiri kare. Batubwiye ko bitagishoboka kubona neza muri metero 200 bitewe n'ukuntu ibihe bimeze. Ni igihe cy'imvura hari ibihu cyangwa se ni igihe cy'izuba hari umucoco mwinshi.
bagaragazwa ku buhe buryo rero tuno dutsiko tw'abantu. Ari imbere ni itara ryera ritwariwe ku ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'imbere hafi y'umurongo w'umuhanda mo kabiri, bengo inyuma ni itara ry'umuntu ritwariwe ku ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Siga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, mu gihe kuri D bari kuvuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza, ndakeka ko wamaze kugihitamo. Ndiza gusa cyane cyo wamaze kucyandika ku papuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A. Imbere ni itara ryera ritwariwe ku ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'imbere hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Utari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Impamvu tuyahisemo B nuko bavuze ngo inyuma ni itara ry'umuhondo, ubundi yo kuri B bavuga ngo inyuma ni itara ry'umutuku. A na B byari kuba ibisubizo by'ukuri. Imbere aba ari itara ryera aribyo bavuze hano, naho inyuma aba ari itara ry'umutuku. None kuri B bavuze ngo inyuma ni itara ry'umuhondo, niyo mpamvu duhise duhisatamo A n'isi b'igisubizo cy'ukuri yonyine. Ndizera ko waramaze gutamo A, ndizera ko waramaze kuyandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajwe mu kino kizamini cy'umunsi kirabaza ngo itara ndanganyuma rigomba gushyirwa aha hakurikira. Ese itara ndanganyuma ku kinyabiziga riba rigomba gushyirwa he? Ara ngo hegera inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga, B ngo hegera inguni y'iburyo bw'ikinyabiziga, C ngo inyuma kandi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, ahegera inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. Ndizera ko kino kizame dukosora ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe hasi kugira ngo ikintu cyose nkizaho ujye tukibonera ku gihe, ko bari icyatuma ujya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda. Ukeneye kode twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626. Tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugushakire kode mu gihe gitoya aho waba urose mu gihugu. Tuguhe n'imyitozo iragufasha kwitegura neza kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhita utsinda. Niyo mpamvu usigaye ubona abantu gukora rimwe hamwe na Rwanda Driving College TV byabaye nk'umuco. Rero ni wowe utahiwe, mutwandike cyangwa uduhamagare kuri izo nimero. Ibi byose tubafashe. Mukeneye kwiga uri kure bitagukunda ngo uze twigane mu ishuri, cyangwa se ufite akazi katagukunda ngo uze twigane mu ishuri, murabizi ibintu byaroroshye n'inama zisigaye zikorwa online. Uduha amasaha aboneka ku munsi. Dukoresha icyo cyitwa Google Meeting. Tuguha link ya Google Meeting ukayikandaho, tukaguha uburenganzira bwo kureba ikintu twashyize muri mudasobwa yacu. N'ubundi ni nkaho tuba twicaranye, twakwigisha bitewe n'isomo turi kwigana uwo munsi, tukaguha imyitozo ihagije wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Ikindi umwihariko wabyo, tukwigisha uri wenyine kugira ngo ubone n'ukuntu ujya uratubaza ibibazo aho utasobanukiwe akantu kose, ube ukumva uzagerwaho ukorera rimwe uhita utsinda. No mutwanye cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626. Ibi byose tubafashemo. Turi kuwa mbere, ibibazo biri gukunda kugaruka. Kanda subscribe hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ujye uhita ukibonera ku gihe. Niba uri hafi gukora kugira ngo nugerwaho uzakorera rimwe uhita utsinda. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.